n'iki ndakomoza kuri iki kibazo cyangwa kuri iki kintu nari nakikuganirijeho ibi bintu byabaye kuri Bruce Melody ejo ku kibuga cy'indege amakosa nayo uriya muhanzi wari uje kumusuzugura kuriya cyangwa urabivuga wiki hanyuma turazitanga umwanya abantu bakubaza ibibazo dukomeze iki kiganiro ikosa ryabaye ku kibuga cy'indege buriya ibintu byabaye ni nko kuvuga ngo iyo umuntu atwaye imodoka yemerewe kuguha lifuti abishatse kuko imodoka niye cyangwa se ntanayiguhe. Kiss Daniel nta kosa na rimwe afite kuko yaraje kuririmba n'ubundi ntabwo yaraje gusuhuzanya inanga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Melody nta kosa afite ko ni umuhanzi. Ikosa rifite abantu bamubwiye abajyanama be kujya gukora biriya bintu. Je nta nubwo ushatse kuvuga management ye ubundi Bruce Melody mu protocole kuki Kiss Daniel watajya kureba Bruce Melody akajya kureba Kiss Daniel. Kereka nimba muri kontra ariko byari bimeze hagati y'abari abahanzi nta numwe ufite ikibazo gifite umujyanama. Urumva njyewe ntabwo ari kuri njyewe nta n'ururabo nafatira umusenzi njyewe reka no na ubute Bruce Melody agiye Nigeria Kiss Daniel yamushyira ururabyo. Ibivugwa ko byari mu masezerano yagiranye n'abari abantu bari bamuhaye akazi ko yagomba kujya gukora biriya bintu byaba bikwiye babimwishyuriye kubikora. Birababaje nimba mu masezerano handitsemo ngo uzagenda ufite ururabyo uri umuprotokole. Icyo kintu tucyumvikaneho kereka nimba yarabikoze ku giti cye byishakira ariko kumbwira ngo already njyewe ntabwo nabifashe ukundi kuntu nyine ariko hanyuma kura kugaragazwa imbere y'uriya muhanzi ko yabonaga Bruce Melody bigaragara muri video twabonye biragaragara ko uriya muntu ntabwo yari amuzi buriya n'ubwiyemezi. Ni gute ushobora kumbwira ubundi iyo umuntu agiye gukora igitaramo tuvuga Ama G The Black ngiye kuririmba Rubavu sibyo si Gisenyi none se ntabwo yamubonaga kuri afishe ibyo tubyihoreye. Yagombaga no kuza kuririmba azi abahanzi bari bukoranire vuba bariho. Ubu rambwira ko ataza Munayizi ntago azi Eddy Kenzo abantu batwaye amabiti bakoranye na Bruce Melody ni gute se atamuzi. Ikindi uriya muhanzi yari amaze iminsi muri saga bamufungura mu bindi bihugu wenda yifite na stress ashaka kwitabira. Nicyo ni ikindi ariko ntabwo ushobora kubona umuhanzi mugenzi wawe usanze mu gihugu cye ngo umukore birabi no. Twese twagiye dufata cadre tubyumvamo buri wese yabyumvisha ukwe ariko management ya Bruce Melody ntago mpamanya nayo nabiriya bintu. Wow, so ikibazo kiri muri management ya Bruce Melody niyo yatumye aseba uko yasebye niko ubivuga. Yego. All right. So tugiye